ikintu wumva wakora icyo wateguye uragumambika neza. Kamahe wambitse impeta ikimenyetso cy'urukundo. Nagukunze, ndagukunda, nzagukunda, nzagukundwakaza, nzagukundira umuryango. Imana ibimfashemo. Amen. Birarangiye, Immaculée akaba agiye guteteshwa rwose. Wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. Nagukunze, nzagukunda, nzakubaha, nzakubahira umuryango. Imana izabimfasha. Azakubahira umuryango mu magambo menshi akubwiye iryo mvuyemo rikomeye. This is your ring. I promise to love, honor, and cherish you always. I will love you in sickness as in health, in poverty as in wealth, in sorrow as in joy, and I will be true to you by God's grace, trusting in Him as long as we both shall live. Amen. Urukundo rujya rutundura icyongereza cy'inkanya kitavangiye. Chantal wanza warakuririmba. Mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. Nagukunze rutagira iherezo. Nzagukunda, nzakubaha, nzakubahisha, nzakugandukira. Imana izabimfashe rwose. Amashyi menshi. Umuntu ukugira mu ruhame ngo nzakugandukira. Gandukaje ikintu gikomeye cyane. Rero uzaba urubyiruka abagore muganduke. Komera Imana amashyi.
tumbe n'imiryango rero ko bihamya agasaba umuryango wa Biganiro tubwire ko utwemerera gusezeranya Biganiro nyine na Immaculée, hanyuma n'umuryango wa Aroni uraza kutubwira. Murakoze cyane. Bijyanye na gahunda y'imiryango byarakozwe, twarakoye batukushanije baraturongoranya, hanyuma bagiye mu buyobozi barasezerana imbere y'amategeko. Icyifuzo cy'imiryango ndetse n'ababyeyi nuko mwabasezeranya. Murakoze. Byiza cyane. Ayo magambo ni mwayakomera amashyi. Mumbere umugore w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, gusezeranije ko nzagukunda, nzakubaha, nkubahisha muri byose, turwaye cyangwa turi bazima, dukennye cyangwa dukize. Ndemeza ko tuzabana akaramata, ko nta kizadutandukanya kinturutseho. Imana bimfashe kuzasohoza iyi ndahiro. Amen. Neza mukomera amashyi. Wowe Immaculée Nyirasamaza. yewe Nyirasamaza Immaculée, ngo isomo Biganiro Jean, kumbera umugabo w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, musezeranyije ko nzagukunda, ko nzakubaha kandi nkubahishe muri byose, turwaye cyangwa turi bazima, dukenye cyangwa dukize. Ndemeza ko tuzabana akaramata, ko nta kizadutandukanya kinturutseho. Imana ifashe gusoza indahiro. Yewe Nshimiyimana Aaron, uhisemo we Nyabikari Chantal, umbere umugore w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, usezeranije ko nzagukunda, ko nzakubaha kandi nkubahishe muri byose, turwaye cyangwa turi bazima, dukenye cyangwa dukize. Ndemeza ko tuzabana akaramata, ko nta kizadutandukanya kinturutseho. Imana imfashe gusohoza iyi ndahiro. Amen. Nyabikari Chantal. yewe Nyabikari Chantal, uhisemo Nshimiyimana Aaron, ngo umbere umugabo w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, gusezeranije ko nzagukunda, ko nzakubaha kandi nkubahishe muri byose, turwaye cyangwa turi bazima, dukenye cyangwa dukize. Ndemeza ko tuzabana akaramata, ko nta kizadutandukanya kinturutseho. Imana imfashe kuzasohoza indahiro. Amen. Ukomere Imana amashyi. Abakobwa barukuze rwose. Abakobwa b'u Rwanda nibo ba mbere bazi kuvuga, ni abambere. Tubakomere amashyi. Ni byiza cyane. Reka ayo ni amagambo twari twabatekerereye, ariko hari amagambo namwe ushobora kuba mwatekereje yanyu. Uramera wakoze bikomeye niyambaye mu bishigiye birakunze, za ntege ziritse kandi nziza cyane rwose. Reka nsaba abashumba batambuke hano. Abageni bambaye neza, tugiye kubasaba umugisha. Mwanyemerera tugahaguruka ku bw'icubahiro cy'Imana. Abashoboye gutambuka, yego. Reka se Pastor Yakobo bambaye mikorofone atuyobore mu isengesho. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye muri aya masaha y'uyu munsi wa none. Isi n'ijuru bitarabaho wari uzi yuko uyu munsi uzabaho, kandi wari uzi yuko tuzaba turi muri ibi birori by'abana bawe.
uyu ni umuteguro wawe kuva kera. Mana, uru rugo rutangiye uyu munsi, izi ngo zose tuzisabiye umugisha, uzigirire neza, uziha amahoro, uziha umugisha mu rubyaro rwabo, icyo bazoza bakoraho cyose kibonetse gihabwa umugisha nawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubagirire neza, ubafashe muri byose, ubahe umugisha amashya n'amaza iburyo n'ibumoso, ibyo bazoza bakoraho byose bize bihabwa umugisha nawe. Mana, ni wowe duhanze amaso, ni wowe nyiri ibirori, ni wowe uzugira neza, ni wowe uzuvuga bikaba, wategeka bikakomera. Niyo mpamvu turi imbere yawe uyu mwanya nk'abahamya bangana gutya, tubasabiye umugisha w'Imana, amazu bwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana n'amahoro ya Kristo bikomeze bibe mu ngo zabo, uhereye none ukazageza iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Umugisha wa Abrahamu
dushimira Imana dukomera Imana. Bivuga hose bamwumve, Zabivuga hose banyumve, agurure kwigirire, agurure bijwirire, Erega isi yose bazambe, abivuga hose basumbe, Zabivuga hose banyumve, agurure bijwirire, Erega isi yose bazambe, abivuga hose bamwumve, Zabivuga hose banyumve, agurure kwigirire, agurure bijwirire, isi yose abivuga hose bamwumve, Zabivuga hose banyumve, agurure kwigirire, agurure bijwirire, Erega isi yose abivuga hose bazumve, agurure kwigirire, agurure bijwirire, Erega isi yose abivuga hose bazumve, Zabivuga hose banyumve, agurure kwigirire, agurure bijwirire, Erega isi yose Hari abantu banyeretse ko bafite amafaranga kuri telefone